banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda. None ni kuwa kabiri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022. Uwo muganira ni Jean Bosco Ngarama wategura ikiganiro kuri uyu mugoroba kuri radio Tuvasa, akaba ari radio ya Fondation Rengera Bose Ibuka Bose. Nkuko rero nari maze kubivuga, twabateguriye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi, tuganiriza abanyarwanda, tuganiriza inshuti z'u Rwanda, tuganiriza abumva ikinyarwanda ndetse n'abakunda u Rwanda ku bijyanye n'uko Kagame ashyira abayobozi mu myanya. Ni kenshi rero byakunze kugarukwaho mu bitangazamakuru mu mpaka zitandukanye uburyo ku ngoma ya FPR hashyirwaho abayobozi. Gusa rero subiye inyuma gatoya, ndagira ngo nibutse abadukurikiye mu buryo bwo kwibukiranya cyangwa kungurana ibitekerezo. Ubundi twagombye kwibaza tutese umuyobozi ni muntu ki, cyangwa umuyobozi ajyaho gute. Buri wese afite igisubizo ashobora gutanga kuri iki kibazo mbajije. Umuyobozi ni umuntu mu bihugu bigendera kuri demokarasi. Umuyobozi ni umuntu watoranijwe n'abaturage, mbese umuntu abaturage bibonamo, bakaba baramutoranije bakamuhereza amajwi kugira ngo ajye ku mwanya w'ubuyobozi wo kubahagararira cyangwa kubayobora. Ibyo rero ntabwo bisimbura ko hariho n'imyanya ishyirwaho abayobozi hashingiwe ku bizamini, ndavuga ubwo tugiye mu buryo bw'ubumenyi, cyangwa se akaba imyanya iteganywa n'itegeko nk'umukuru w'igihugu ashobora gushyiraho abayobozi bitagombeye amatora. Aha rero hose n'ubundi icyo tugenda tugarukaho, turagenda tugaruka n'ubundi kuri cya kintu cy'ubunyangamugayo, nubwo nta gipimo kibaho gipima ubunyangamugayo, ariko umuntu w'inyangamugayo mu by'ukuri ni umuntu uba witwara neza muri sosiyete, ndavuga muri sosiyete cyangwa mu muryango nyarwanda, umuntu uba ufite imyitwarire myiza, umuntu ushobora kubana n'abandi, kuko nta buryo wayobora abantu mutabana neza cyangwa batakwiyumvamo. Ibyo byose rero nubwo hajyaho ibyo bizamini cyangwa gutanga umwanya ku buryo buteganijwe n'itegeko, ibyo byose birebwaho kugira ngo hashobore kujyaho koko umuyobozi uzakorana n'abaturage neza. Cyane ko muri iyo myanya idatorerwa cyangwa ikorerwa ibizamini, nk'aho umukuru w'igihugu aba yarahawe ububasha, ariko umukuru w'igihugu aba yaratowe n'abaturage. Iyo yatowe n'abaturage rero nawe aba agomba kwitwararika kugira ngo asohoze inshingano neza. Abantu bajya ku butegetsi rero cyangwa se mu buyobozi ni abantu baba bagomba kumufasha kugira ngo azarangize manda ye neza, ku buryo utashoboye kwiyamamariza indi manda yatorwa, cyangwa se atabashoboye gutorwa nibura bikitwa yuko yarangije manda ye, ubuyobozi bwiwe ari bwiza, ndetse yarakoreye abaturage bose bakazajya bahora bamwibukira kuri icyo kintu cy'uko yabayoboye neza. Uyu munsi wa none rero kuri uyu mugoroba wo kuwa kabiri tugira ngo tuganire ku bijyanye n'uburyo abayobozi bashyirwaho mu gihugu cy'u Rwanda kuri iyi ngoma ya FPR. Ni kenshi rero abantu batandukanye, ndavuga abanyarwanda baba mu gihugu n'ababa hanze, twagiye tubibona mu bitangazamakuru, bagiye banenga cyangwa se batemeranwa n'uburyo abayobozi bashyirwaho mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa uburyo abayobozi bazamurwa mu ntera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero nyuma y'impaka zagiye zibigibwaho, nafashe gahunda y'uko nanjye nazategura akanya kugira ngo nganirize abanyarwanda ku bijyanye nyine n'uburyo abayobozi bashyirwaho mbereye ku byabaye, mbese ku mateka y'ibyabaye kuri iyi ngoma ya FPR. Muri rusange rero ibikunze kugarukwaho ni nabyo nateguye kuri uyu mugoroba kugira ngo tuganire. Ikintu cya mbere cyakunze kugaragara ni uko Perezida Kagame mu gushyira abayobozi mu myanya atajya ashingira ku kuvuga ngo uyu aregwa ibi, atajya ashingira kuvuga ngo uyu nguyu akurikiranweho ibi, atajya ashingira kuvuga ngo uyu nguyu afite ubumenyi runaka, cyangwa se uyu nguyu afite uburambe ku kazi runaka. Ibyo ashingiraho rero ibyo aganishaho cyangwa ashingiraho nibyo tugira ngo tuganire kuri uyu mugoroba. Icya mbere cyagiye kigaragara, byagiye bigaragara ko cyane cyane abashinjwa jenoside n'ubundi bwicanyi bwahekuye abanyarwanda ari bamwe mu bantu bagiye bagaragara mu myanya y'ubutegetsi bakanengwa n'abanyarwanda, ariko ntibigire icyo bitanga. Ubwo ni urwego rwa mbere.
aba kabiri, hari umubare munini w'abagore udashingiye ku bumenyi cyangwa ku bushobozi wagiye ugaragara mu nzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndavuga guhera ku nzego z'ibanze kugera mu nzego nkuru z'igihugu. Icya gatatu, hari abantu bagiye bazamurwa mu ntera kandi bari birukanwe bakoze ibyaha, ugasanga bahawe iyindi myanya ikomeye. Tukiri aho rero turagira ngo twongereho n'ubundi abandi bantu nabo bahabwa imyanya kandi batabifitiye ububasha cyangwa ubushobozi cyangwa ubunararibonye nshaka kuvuga ni ibijyanye n'uburambe ku kazi. Ibi rero bikaba byaragiye bivugwaho menshi. Uyu munsi nyine hamwe n'ibyo byose akaba aribyo ngira ngo tuganireho. Icya nyuma, hari uburyo abanyamahanga, ndavuga abantu batari abanyarwanda, bagiye binjizwa mu butegetsi cyangwa se mu myanya y'ubuyobozi bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ugasanga nabyo bivugisha abanyarwanda menshi. Mbega muri make rero, duhereye kuri ibyo maze kuvuga, usanga mu by'ukuri ishyirwa mu myanya y'abayobozi b'igihugu cyangwa se bo mu nzego z'igihugu, usanga mu by'ukuri ritangwa hadakurikije bya bindi navuze hejuru. Ndavuga nyine ko abantu bagomba kureba umuntu w'inyangamugayo, umuntu abaturage bibonamo, cyangwa se umuntu uzagufasha mugenzi we kurangiza gahunda neza. Byumvikane neza, ibyo birajyana na kiriya nari maze kuvuga cy'uko iyo umuntu yamaze kubona nk'umuziro akirukanwa ku butegetsi bamushinja amakosa, uko tubimenyereye muri rusange, simvuge ngo mu gihugu cyacu, tuvuge no ku isi yose, ntabwo igihembo bamuhereza ari ukumuzamura mu mwanya. Ashobora guhabwa undi mwanya wo hasi bitewe n'uko akenewe, ariko mu by'ukuri ntabwo umuntu yakwirukanwa mu mwanya kuri uyu munsi wa none ngo ahite nabwo azamurwa mu ntera. Ibyo rero byaba bishatse kuvuga yuko wenda biramutse byarabayeho, byaba bishatse kuvuga yuko himitswe ku ngoma ya Kagame haba harimitswe umuco wo kudahana. Kandi umuco wo kudahana icyo uganishaho turabizi, tuzi n'amahano igihugu cyacu cyanyuzemo kugeza kuri uyu munsi wa none. Turacyari kubaho ingaruka z'ibibazo twagiye duhura nabyo biturutse kuri ibyo byose. Ikindi rero ni uko icyashoboye kugaragara ni uko Perezida Paul Kagame iyo afiteho umuntu inyungu mu gihugu cy'u Rwanda, yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga, nk'uko turaza kubivuga ku badukurikiranye, iyo amufiteho inyungu amuha umwanya uwo ari wo wose ushoboka, yamara kubona za nyungu ziwe ashaka akamwohereza muri gereza cyangwa mu gihome twita mu rurimi rw'igifaransa prison, cyangwa se byaba atari ibyo ngibyo, amaze nyine kumukuramo ibyo ashaka akamuterera hirya. Nibo ujya mwumva ngo bajya bita ngo ni ibigarasha, nibo wumva ngo barwanya ubutegetsi, cyangwa se bakamujugunya hirya akajya kwicara hamwe. Ibyo rero wenda iyo akenshi tubivuze nk'uku nteruye iki kiganiro ngira ngo tuganire kuri izo ngingo, bikuyemo ingingo nk'eshanu cyangwa esheshatu, hari benshi babyumvamo ko wenda kuba umuntu abivuze yaciye nk'amabere. Naguciye nk'amabere, akariho karavugwa. Ibi rero tubivuga duhereye ku byabaye cyangwa ku biriho, ariko icyo tuba tugambiriye ni ukugira ngo dutange ibyifuzo n'ibitekerezo byacu, tunasangize abanyarwanda natwe ubwacu muri rusange uko tubyumva. Abashoboye kugera kuri izi mbuga nkoranyambaga nabo babivuga uko babyumva, ariko nibura abantu bakagerageza kuvuga ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyabo. Ibyo biri mu nshingano zacu rero nk'abanyarwanda. Reka dutangire ku cya mbere nk'uko nari nabisobanuye. Navuze ko ibintu bakunze kunenga, nanjye ndimo mu babinenga Perezida Paul Kagame, ni uko anengwa yuko mu nzego z'akazi za leta cyangwa mu myanya y'ubutegetsi bwa leta ashyiramo abantu biswe abajenosideri cyangwa bashinjwa jenoside. Ibi kubivuga ntabwo nirengagije yuko iyo umuntu ahawe umwanya hazamo n'ibintu by'inzangano cyangwa abantu bakavuga ibyo bashatse. Ikindi ntabwo nirengagije ko mu rwego rw'amategeko umuntu aba akiri umwere kugeza igihe azahamirizwa icyaha.
noneho iyo bigeze kuri iki ngiki cya jenoside ho abantu bavuga ibintu bitandukanye bitewe n'ibibarimo. Jenoside rero ni icyaha gikomeye, turabizi, iyo umuntu akivuzeho ubundi bihinduka nk'umuziro, ariko si cyo nashatse kuvuga. Ntabwo bahereza uwo mwanya umuntu bashatse kugira ngo kimuhanagureho cyangwa bagambiriye ku bumwe n'ubwiyunge, ahubwo ni za nyungu navuze baba bamukeneyeho, Perezida Kagame bamukeneyeho, yamara kuzimukuramo uwo muntu bakamujugunya ahamukwiriye nko mu ngarani cyangwa mu gihome. Ingero rero ni nyinshi ku bantu bagiye bahura n'ibyo bibazo. Twibukiranye uwari perefe wa Cyangugu witwaga Bisengimana Elise, yigeze aba perefe wa Cyangugu, baza kumugira umudepite mu mwaka w'ibihumbi 2003 nimba nibuka neza. Icyo gihe haje kubaho kutumvikana hagati ye n'inzego z'ubuyobozi bwa Ibuka n'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe twese twabyumvise no kuri radiyo, wari umunyamabanga mukuru wa FPR muri Gande yaravuze ngo Bisengimana Elise n'umukandida wa FPR ngo nta muntu uzamurega jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyaje gukurikira rero no mu bitangazamakuru byagiye byandika kuri Bisengimana byavugaga yuko ngo ari umuntu wishyikira kwa Perezida Kagame, ko ngo avuga ari kijyana, ku buryo bamutakaga bakamugira igitangaza. Nyuma yaho rero arangije manda ye ku budepite, icyaje gukurikira nuko batazuyaje inzego za gacaca zahise zimuhamagaza. Uwo Bisengimana wari umutoni kwa Perezida Paul Kagame, wagizwe umudepite ku iturufu ya FPR, yatawe mu kagozi, baramufunga bamukatira imyaka 19, bamushyira mu gihome. Ndumva ubu yarahuriyemo n'ibibazo ubushize amakuru dufite bavugaga ko yanarwaye, yasabye na transfer yo kugira ngo bajye kumufungira i Kigali nibura yegera umuryango we. Icyo gihe nabyo biranga. Icyo urwo ni urugero rwa mbere rwose kandi runafatika, ko abayobozi ba FPR bo bavuze ko nta n'icyaha afite, ariko nyuma aza gukatirwa. Urugero rwa kabiri ni urw'uwitwa Mukezamfura Alfredi, wabaye umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda CND. Mu gihe yayoboraga ni kenshi hazamutse amajwi y'uko bamushinjaga ko yaba yaragize uruhare muri jenoside, nubwo inkiko zari zitaratangira akazi kazo. Yakoze ako kazi aza kukavaho, abantu bayobozi barengeye, ariko icyaje kugaragara nuko yaje guhunga igihugu agenda hanze. Ariko muri rusange nk'uko abandi bantu bose bahunga, umuntu ahunga umutekano muke, yahunze afite ibyo ahunga, kandi yahunze acika ko yangaga yuko ashobora gufatwa akagirirwa nabi nk'uko kwa Bisengimana. Undi muntu dutangaho urugero ni nk'uwitwa General Rwarakabije, wahungutse ava muri FDLR arataha mu Rwanda. Yashinjwaga impfu z'abantu benshi, n'ubu abantu benshi barabimushinja. Nyuma rero yakomeje gukingirwa ikibaba, ndetse twibukiranye ko yahoze ari umwe mu basirikare bakuru muri Gendarmerie y'u Rwanda. Uwo nawe abantu baravuze bararambirwa bamuvugaho ibintu bya jenoside, cyane ko yari ayoboye umutwe w'ingabo. Ibyo byaje kurangira Rwarakabije yashyizwe mu kuyobora za gereza, abivamo ajya mu buzima busanzwe. Abantu rero benshi bakaba bibaza muri kino gihe bateze ko iyo urebye uburyo abantu bagiye bayobora imitwe yitwaje intwaro bakurikiranwaho ibyaha byagiye bikorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Uyu mwanya turimo tubivuga, tuvuga ngo kijyanye na ba Rusesabagina, bavuga ko Rusesabagina ingabo ziri mu ishyaka yarayoboye, mu muzamashyaka yarayoboye, zakoze ibyaha ku Gikongoro, akaba bikurikiranweho mu rukiko, yakatiwe imyaka 25. None Rwarakabije hari ibitero byagiye bigabwa ku butaka bw'u Rwanda mu gihe yarayoboye FDLR. Ni ukubera iki abanyarwanda bakomeje kwibaza batese ko yaje agahabwa umwanya? Ni ukubera iki we atigeze ashyirwa imbere y'inkiko ngo aburanishwe, kandi mu gihe yarayoboye FDLR hari ibyaha byagiye bikorwa, cyangwa se hari ibikorwa by'urugomo cyangwa by'ubwicanyi byagiye bikorwa ku butaka bw'u Rwanda, ndetse n'abaturage b'u Rwanda bakahaburira ubuzima bwabo. Aho rero bitera kwibaza ukibaza utese Rusesabagina aho kujya akurikiranwe, Rwarakabije kujya atakurikiranwe byatewe n'iki? Sindi bibitindeho cyane. Haza n'undi witwa, n'ingero ngira ngo ntange kugira ngo badukurikiranye babyumve neza. Hari undi witwa Ninja, ndumva yari majoro muri FDLR, nawe bamushinjaga ko yagize uruhare mu kwica abana bapfiriye i Nyange.
ni ikibazo gihangayikishije igihugu kandi ni ikibazo cyakoze ku gihugu kuko n'abana b'u Rwanda bapfuye. Uwo muntu nawe yaraje yinjizwa mu nzego z'ubuyobozi, nta na rimwe higeze havugwa ko uwo muntu yakurikiranwaho icyo cyaha, kandi mu by'ukuri mu gihe yari atarinjira mu Rwanda, ibinyamakuru n'abategetsi batandukanye mu rwego rw'igihugu bose bagaragazaga yuko abo bantu bishwe n'abantu bari bayobowe n'uwo Majoro Ninja mu gihe abo bana bapfaga. Umuntu rero kuri uyu munsi akibaza ati ese kuki binjijwe mu kuba bayisha abantu ari n'uwo rwarakabije twavugaga, igihembo bahembwe nuko bazamuwe bagashyira mu myanya myiza bakinjira mu Rwanda, cyangwa kuba baravuye mu ngabo bayoboraga za FDLR bakaza mu Rwanda ni igihembo gisimbura yuko hari ibyaha bakoze? Icyo rero ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Mu gihe tukivuga rero abantu bashinjwa ibyaha bya jenoside, tuvuge ku witwa senateri Iyamuremye Augustine. Uyu yabonye imyanya myinshi, yigeze aba minisitiri w'ubuhinzi, azamuka no mu yindi myanya, aza kugera aba senateri. Uyu abadukurikiranye babyumve neza, ni perezida wa Sena kandi akaba ari umukwe wa perezida Sindikubwabo Theodore wayoboye guverinoma y'abatabazi yabayeho muri 1994 mu kwezi kwa 4 kugera mu kwezi kwa 7. Ubutegetsi rero buriho mu Rwanda buyobowe na FPR bufata iriya guverinoma y'abatabazi nk'abantu boretse igihugu, bayoboye mbese inzego z'ubutegetsi zisha abantu zirabarimbura, ndavuga zahigize kandi zica abatutsi. Hagati aho rero tukiri aho, mu by'ukuri uyu narivuze ko ari n'umukwe wa Sindikubwabo Theodore. Uyu munsi wa none iyo urebye ibiganiro bitangwa n'abayobozi batandukanye ndetse n'abanyarwanda bamwe bavuga ari kijyana muri rusange, ndavuga na ishyiremo n'uramumotsi witwa Tom Ndahiro ukunze kwibasira abantu, uretse ko abanyarwanda benshi basigaye bamufata nk'umurwayi. Baravuga batese kuki usanga abantu nk'abo b'abategetsi bakuru bikoma ngo abana bambonye umutwa, abuzukuru bambonye umutwa, cyangwa bakomoka kuri Bakayibanda, kandi mu by'ukuri abo bantu nkambonye umutwe igihe yayoboye igihugu ni igihe gitoya, nubwo yabaye mu nzego z'ubutegetsi, nibyo nta butegetsi budakora amakosa, ariko ukavuga kuri uyu munsi wa none tese uriya ko ari umukwe wa Sindikubwabo Theodore wayoboye leta yahekuye u Rwanda. Uwo muntu kuki atajya avugwa? Uwo muntu niwe wari ushinzwe iperereza mu gihugu cy'u Rwanda mbere ya 1994 kugeza FPR ifashe ubutegetsi. Uwo muntu abantu benshi bagiye bagaragaza yuko ari umujenosideri. Ntabwo mbyemeza, njye nemeza ko umuntu aba ari inosa cyangwa ari umwere mbere y'uko ahamwa n'icyaha, ariko akariho karavugwa. None uwo muntu ko yarashinzwe iperereza mu rwego rw'igihugu, akaba kandi ari, uretse ko ntabyubakaho cyane, bavuga ngo ni umukwe ngo wa Sindikubwabo, ibyo byo simbyubakaho cyane. Uwo muntu ni kenshi ashyirwa mu majwi, ariko yazamuwe mu ntera agirwa umutegetsi mukuru. Ndagira ngo ni umwe mu bantu njya numva birirwa bagambanira abanyarwanda. Abanyarwanda rero benshi bakunze kumugarukaho, nkaba nakwibaza muri iki kiganiro turi kuganiriza abanyarwanda, avuga ntese kuzamura uwo muntu biba byarashingiwe kuki? Ni igiki biba byarashingiweho? Abanyarwanda bakwiye kubisobanurirwa bakamenya impamvu. Hari undi witwa Gatsinzi Marcel wakunze kugaragara no mu manza za jenoside, nawe wagiye azamurwa ageraho agirwa na ministre kandi abazwa ibibazo za jenoside. Ntayo mushinja, ariko nuko yagiye abivugwaho, kandi nanjye nemera ya principe n'ubundi yuko umuntu utarahamwe n'icyaha atagombye kujya kuvuga ngo ajye kurangiza ibihano, cyangwa ngo umuntu abari ukimuhamya ku giti cye. Ariko abantu nibo bakoresha inkiko, abantu baravuga none inkiko zigashyira mu bikorwa izabyo. Ariko umuntu wamaze kugaragazwaho inenge akazamurwa no mu myanya, nabyo bitera kwibaza. Ikibazo ni uko nyuma bagera muri iyo myanya akaba aribo batangira kwicisha abantu no kugambanira abantu. Harimo ndetse n'undi witwaga General Munyakazi, nawe wazamuwe mu ntera, cyo bikora nyuma we baje kurangiza kumukuraho ibyo bari bamukeneyeho, baramufunga, ndumva yaraguye muri gereza. Abandi rero bagiye bavugwa mu bijyanye nk'abantu bakoze jenoside cyangwa bakekwaho jenoside, bazamuwe mu myanya y'ubutegetsi, hagiye havugwamo nk'abari Rucagu Boniface, nabo bagiye bavugwa bigafata ubusa.
nabo bakazamurwa ahubwo bakagira nka Rucagu yagizwe umukuru w'ibyo bita itorero ry'igihugu. Itorero ry'igihugu ni abantu bitwa nyine bamwe bita ngo intore, ni abantu intore cyangwa intozo. Intore byose menya biri kimwe, ni abantu b'aba FPR bakomeye baba bari aho ngaho. Ibyo rero ukibaza tese mu by'ukuri abanyarwanda nimba cyangwa se n'igice cy'abanyarwanda nimba kivuga kiti uyu muntu aba bantu bafite ibyo babazwa, bafite amakosa bakoze bagombye kuba bakurikiranwaho n'inkiko, ahubwo kugira ngo bikorwe bakazamura ahubwo bakazamurwa mu ntera. Iyo rero ni imwe mu ntenge abakurikirana politiki y'u Rwanda hafi, haba bo mu karere cyangwa se abakurikirana politiki yo mu karere, bakunze kunenga kimwe n'abanyarwanda muri rusange ubutegetsi bwa FPR buyobowe na Paul Kagame, kuko buzamura abantu bakekwaho ibyaha bukanabakingira ikibaba, bityo ntibashobore gukurikiranwaho ibyaha bakoze kubera baba bagifite izindi mpamvu leta ikibashakaho, mu gihe abakorewe ibyo byaha bo baba bagifite wa mutima nyine na ka kantu ku mutima ko kuvuga tuti ibibazo byacu ntibyakemutse. Ibyo rero bimwe mu bitera abanyarwanda indwara zo kwiheba, za stress n'ibindi, cyane ko iyo umuntu wakoze amakosa nk'ayo cyangwa ukekwaho amakosa nk'ayo, iyo ari mu nzego z'ubuyobozi aba agomba guhura n'abaturage. Yahuye n'abaturage rero uwo yagiriye nabi cyangwa wa wundi umufiteho amakuru, agira impungenge, ntabwo amwiyumvaho ku buryo yavuga ati uyu ni umuyobozi nyamuyobozi. Tukiri aho rero nagiraga ngo abanyumva cyangwa bankurikiranye mu nyumve neza, nta muntu ushatse gushinja icyaha, nta n'uwo ngishinja. Nemera ko umuntu bitwa ko ari umunyacyaha ari uko cyamaze kumuhama, ariko tukiri aho ntabwo nkongera nkagaruka ku bijyanye n'ubucamanza bw'u Rwanda. Nabwo ntabwo ari ubucamanza bwizewe ku buryo navuga ngo umuntu wahamwe n'icyaha yaragikoze, oya, ntabwo mbishingiraho, kuko ubucamanza nabwo buba bugomba guhamya umuntu icyaha. Ni ubucamanza bwigenga kandi bwakoze urubanza rwigenga, ibyo bita mu rurimi rw'igifaransa procès équitable, ku buryo urega n'uregwa baba bahawe umwanya wo kugira ngo batange ibyangombwa byose, noneho umucamanza abone icyo ashingiraho, atari za manza zo kugenda kuvuga ngo bambwiye ngo nkore ibi, abantu bakajya kuburana ariko uzi ibihano bizatangwa. Aha rero mu buryo bwo kugira ngo nse n'uva kuri ako kantu, ndagira ngo ntange n'ikindi kintu cya gihamya kirimo, ni uko mu ijambo Perezida Kagame aherutse kuvuga mu minsi yashize, yaravuze ngo abo bantu bakoze jenoside ngo bagenda bihishahisha hirya no hino ku isi, ngo ariko ngo n'abashoboye gutahuka bakaza ngo tubahereza imyanya, ngo turabafite hano muri guverinoma, ngo turabafite. Icyo rero Perezida yatangaje kikaba cyatera buri muntu wese nanjye kwibaza, ntese Perezida nimba avuga ngo abo bantu b'abajenosideri turabafite mu butegetsi no muri guverinoma, ubu wamubaza uyu munsi wa none ati abantu bari muri guverinoma bakoze jenoside ninde, yabatwereka? Icyo ni ikibazo umuntu agombye kwibaza, buri wese akaba yakibonera umuti. Mu yandi magambo rero, nshingiye ku byo Perezida avuga ngo turabafite hano abajenosideri turabafite mu nzego z'ubutegetsi no muri guverinoma tubafitemo, niwe wabyivugiye, uzagira impungenge azanyohereze muri komantere, azabinyohereze, nzabashakira video nyibahereze Perezida ari kuvuga ibyo ngibyo. Si n'ubwa mbere bivuze ariko birazwi. Ikintu rero kigaragara abantu bakunze kugarukaho yavuga ngo abajenosideri turabafite, ntituzajye tubeshyana cyangwa ngo tujye ku ruhande. Niyo mpamvu tuba twaje gutanga ibi biganiro kugira ngo tuganirize abanyarwanda, kuko bazadukurikira baba ari umuntu urenze umwe, barenze babiri. Abantu bashaka kuvuga ko ari abajenosideri n'abahutu dufite muri guverinoma, icyo nicyo gisubizo, ntitwirwe tujya kure, kuko umuntu aramutse afite icyaha akurikiranweho, nta mpamvu yo kugira ngo ushyire abantu 2, 3, 4, 5 cyangwa 10 muri guverinoma cyangwa mu nzego za leta, mu gihe u Rwanda rutuwe na miliyoni 12. Ntabwo baba babuzemo abantu bahari kandi banize bashobora kujya mu mwanya w'ubuyobozi b'inyangamugayo badafite icyo bakurikiranweho, ku buryo wafata umuntu uvuga ngo abajenosideri turabafitemo hano. Mbese nimba uzi ko ari umujenosideri wamushyiriyemo iki muri iyo leta kandi uzi yuko ari byakurikiranweho? Icyo rero tucyumvikaneho, aba bavuga ko ari abajenosideri n'abahutu turabizi, ntabwo kandi ntawabisiba abantu no mu mutwe, kandi n'abantu bose barabizi. Icyo rero reka duse naho tukivaho tujye ku cya kabiri, mu gushyira abayobozi mu myanya. Hari umubare munini w'abagore udashingiye ku bumenyi cyangwa ku bushobozi.
Iki rero ni ikintu cyakunze kuvugisha abategetsi b'u Rwanda bavuga uko bateje abagore imbere, hari n'abatarahwemaga kuvuga siloga cyangwa sinzi uko bavuga mu Kinyarwanda, kuvuga ikintu nyine cyo gushyira imbere, avuga ati abagore bimirijwe imbere. Iryo jambo ryakunze gukoreshwa mu butegetsi bw'u Rwanda, kandi koko urebye ibyanditse mu mategeko abagore batejwe imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bigaragarira rero yuko mu mubare nko mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, imibare nabonye iherutse bari abadepite 61%, cyerekana ko ari abantu benshi. Mu zindi nzego ndavubona nko muri guverinoma bavugaga ko ari 50% mu gihe cyashize. Ikibazo rero kwemereye yuko ari uguteza imbere abari n'abategarugori, ariko hagombye kuba ikintu cyo guteza imbere abari n'abategarugori ariko kitabangamiye n'abandi basigaye. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo abo bagore ni ababyeyi bacu, ni ba mama, ni abagore bacu dutunze, ni abana bacu n'abakobwa bacu. Ikibazo rero kirimo gikomeye ni ukuvuga ngo ese uwo mubare munini ugiye mu nteko ishinga amategeko ugiye gukora ikintu kigiye kumarira abanyarwanda. Aho niho rushingiye. Ikibazo si ukuvuga ngo uraterura umubare munini urambike hariya, ni kimwe n'uko waterura amabuye ukarambika ahantu atavuga. Ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo abo bari n'abategarugori bagiye kumarira iki abanyarwanda. Ese abagiye muri iyo nteko bagiye iyo hashingiwe ku bumenyi cyangwa ku bunararibonye? Ese abo bantu bagiyeyo kugira ngo bashobore kuvuganira umugore utari ufite ijambo, bashobore gufasha umugore w'umunyarwanda waheze mu bukene ashobore kwikenura no kubaho neza? Kuri uyu munsi wa none hari abagore bakirukankana agataro muri Kigali, sindabona abadepite bahaguruka bavuga bati twakoze umushinga wo kugira ngo tufashe bano badamu bagenzi bacu kuko turi mu nteko turi umubare munini w'abagore. Aho rero niho buri wese yagombye kwibaza, abanyarwanda abanyarwandakazi, akavuga ati ese bari abantu baduhagarariye koko twebwe abagore, ndi kuvuga abagore, batumariye iki? Iyo baza kuba batorwa n'abaturage bagombye kubibabaza. Nkunze kubigarukaho ko ari abadepite b'amashyaka. Icyo nagiraga ngo mvuge rero nuko mu nteko ni urwego runyuzwamo amategeko, kandi Bibiliya inabivuga ngo abagore ni inzabya zoroshye. AFPR rero nibo bantu inyuraho ikandagiraho kugira ngo ishobore gutambutsa imishinga yabo y'amategeko ifutamye. Abagore barakangika, ni ba mama n'abagore bacu barakangika pe. Ntibibuzije ko hari n'abagore nyine bacanye ku maso, ariko mu by'ukuri abagore barakangika. Abasesenguzi bakunze kuvuga yuko bari abadamu benshi bari mu nteko ishinga amategeko ari uburyo bw'ikiraro cyo kwambukiraho kugira ngo abari ku butegetsi cyangwa se abayobozi ba FPR bashobore gutambutsa imishinga yabo iri mu nyungu zabo, cyangwa se niti ifutamye cyangwa iri mu nyungu zabo. Ibi rero ndabivuga nshingiye ko uriya mubare nawo uburyo ugerwaho bikiriho ukwibaza. Iyo amatora agiye kuba, abadepite buri shyaka ritanga liste y'abantu bashobora kuba abadepite bakurikije ubushobozi bwabo cyangwa uburyo babona mu mashyaka yabo. Ntabwo bashyiraho bakurikije wenda kuvuga ngo umugore n'umugabo, hari naho ubona bageze ku 10 hari abagore cyangwa ari abagabo. Umuntu rero akibaza ati ese uwo mubare kuzamuka ukajya hejuru biterwa n'iki? Kandi amashyaka aba yatanze urutonde, utazi aho urutonde ruzagarukira, utazi n'amajwi amashyaka azabona kugira ngo abone kugabana byajanisha ku myanya igomba gutanga mu nteko ishinga amategeko. Iyo bigeze aho ngaho nabyo ni hahandi nyine tujya tugaruka tukavuga tuti komisiyo y'amatora iracyanengwa, irimo amanyanga menshi, irimo ibintu byo kuvugururwa. Si na komisiyo y'amatora kuko ntabwo bakora amatora, ahubwo mu by'ukuri bagenera abanyarwanda. Ntabwo rero komisiyo yitwa komisiyo y'amatora iyo bagombye kugenerwa abanyarwanda, ahubwo abanyarwanda nibo bagombye kugena uburyo bazabaho n'uburyo bazayoborwa. Komisiyo y'amatora ikandika ibyo abanyarwanda bavuze. Icyo rero ushingiye kuri iriya mibare mu by'ukuri harimo ikintu cyo kubeshya. Nta buryo wabwira ko buri mwaka abagore bo bazamutse baje hejuru ya 50% kandi ari liste batoye. Bitari ibyo, ku rutonde rw'amaliste y'amashyaka baba bashyiraho abantu bakurikije igitugu, bashyiraho umubare kugira ngo uzamuke menshi y'abagore badashingiye ku bumenyi cyangwa ku bushobozi cyangwa ku bunararibonye. Tugiye rero no mu nzego z'ibanze zisanzwe, mu nzego z'ibanze hajya habaho amatora. Reka tuvuge nk'ubuyobozi bw'uturere, hajyaho amatora, niho hatorerwa ku myanya wenda ifatika. Ugasanga iyo ubushize nanyuzaga amaso mu bayobozi ba komite nyobozi z'uturere n'imijyi zatowe mu rwego rw'igihugu cy'u Rwanda, ugasanga mu by'ukuri
abo bantu bose hagiye harimo abagore babiri cyangwa umugore umwe, abagore babiri, nta na hamwe habuzemo umugore. Kandi kugira ngo wiyamamaze ku mwanya w'umuyobozi w'akarere cyangwa umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, hari ibyo ugomba kuba wujuje. Ibyo rero ugomba kuba wujuje ntabwo harimo kuba ugomba kuba uri umugore. Yego biremewe yuko n'umugore ajyamo, ariko se watangaza ute ku buryo mu gihugu nibura nta na hamwe, nta karere na kamwe mu Rwanda nigeze mbona umuyobozi w'akarere ari umugore, uwungirije ari umugore, w'ubukungu n'uw'imibereho myiza ari abagore bose? Kubera iki abanyarwanda batatora abo bagore bonyine, noneho handi ugasanga ni abagabo babiri harimo n'umugore umwe? Ibyo ni ukubera iki? Byose biba biteganije gute ku buryo abantu bo mu gihugu bose bakora ikintu kimwe kandi gisa? Ibyo ntabwo bibaho, kuko abantu bose ntabwo dutekereza kimwe, nta nubwo twumva ibintu kimwe, nta nubwo twatora kimwe ku buryo umbwira ngo uturere 30 na komite nyobozi 30 byanze bikunze ni abagabo babiri n'umugore umwe. Ibyo ntabwo bishoboka. Ni cya gisubizo n'ubundi duhita tugarukaho tukavuga tuti amatora uko ateganijwe mu Rwanda birazwi, kuva ku mwanya w'umukuru w'igihugu kugera ku rwego rwo hasi. Bakoresheje teme nziza ivuga ngo gutekinika, baterekamo abantu bashatse, ibindi ni ugukuza umuhango. Nta matora ajya aba mu gihugu cy'u Rwanda. Aha rero icyo nashaka kugarukaho ni uko nk'abagore, turebye umubare w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko, ukareba n'ibibazo uyu munsi wa none umugore w'umunyarwandakazi afite, usanga mu by'ukuri bari abagore bicaye hariya kugira ngo bahabwe amafaranga, bahembwe, babagurire n'izo modoka, bagendemo imyaka 5 irangire, bongere babasubizemo cyangwa basimbuze abandi. Vuba hari ibibazo byagiye biba mu gihugu cy'u Rwanda, ugasanga mu by'ukuri ari nk'abagore usanga birirwa birukanka muri za Kigali, bakubita, bafunga mu nzererezi, bagera gute. Abo ni abadamu bahagarariwe nabo abagore 61% bari mu nteko. Abo bagore bari mu nteko bamariye iki ba bagore birirwa aho ngaho uruhande rw'iyo nteko mwicaramo? Birirwa birukanswa, bakubitwa, bambika ubusa, bahetse abana mu mugongo. Hari abana b'abakobwa bagize bishyize cyangwa se babuze uko bagira, bajya mu bintu by'uburaya, abandi bajya mu kubaza amayibobo. Muri Kigali tujya tubabona abantu baba ku misozi, ugasanga bavuga ati n'abagabo baraje baduterera inda hano turara munsi y'igiti. Abo bantu nta gahunda izwi, uwo mubare w'abagore 61 bavuga ku ijana baba barakoze kugira ngo nibura araba ari akantu bashyizeho k'ingufu byerekane yuko nibura mu nteko hari umubare munini w'abagore, kandi koko ugamije kurengera abagore no kuvugira abagore. Ibyo bikaza n'ubundi biherekezwa n'umugore, n'uburyo umugore mu giturage abayeho nabi, afite imibereho mibi. Abagore benshi bajya bapfa bishwe n'inda bavuka, babyara plutôt. Abagore benshi bari mu bukene burengeje urugero, niba usanga bafite abana beza bwaki, niba usanga bafite abana bafite ibibazo by'imikurire mibi. Abo bagore kandi tuzi yuko umugore niwe mutima w'urugo, niwe mubyeyi wita ku mwana. Iyo umwana afite ibibazo, burya umubyeyi niwe uhita urebaho, ukavuga ati ese bari abagore bari mu nteko ko wumva ngo ni 61, si umubare twebwe dukeneye abanyarwanda, ahubwo dukeneye ibikorwa bya wa mubare uri aho ngaho. Uwo mubare ni muri munini, wagumye kuba waragize n'ibikorwa byinshi bigera ku baturage cyangwa se ku bagore bose bo mu Rwanda, bakaba bafite imibereho myiza y'abaturage kuri uyu munsi, imibereho myiza kuri uyu munsi, ku buryo n'ejo bavuga ati tugize amahirwe umubare wakongera ukaba 70. Naho kuvuga ngo u Rwanda ngo ni urwa kabiri n'urwa kangahe ku isi muri Afurika cyangwa mu karere dutuyemo, ntacyo bimaze kuba wavuga ngo harimo abagore benshi. Icyo abanyarwanda bakeneye ni ukumenya ati ese abo bagore barimo bamariye iki abandi bagore bo mu Rwanda, bamariye iki abandi bagore bo mu karere dutuyemo. Bamaze iminsi bavuga cyangwa twumva mu makuru ibintu bijya bitangazwa, ndavuga nk'abagore bo muri Kongo bagize ingaruka z'intambara, bafashwe ku ngufu, batewe indwara z'ibyorezo ziturutse kuri ibyo byose n'ibibazo by'intambara. Sinjya numva abo bagore bavuga bati tubabajwe n'aba bantu. Yego nabo mu bindi bihugu bitwegereye, uretse ko no mu gihugu cyacu tubafite, bafashwe ku ntambara ya Kongo yakozwe n'ingabo za FPR zashoye kuri Kongo, barataha bajya kwivuza nk'abandi bagore byagizwe ibanga. Ntabwo bitwa bo ko bafashwe ku ngufu, kubera ari abagore nyine b'intera hamwe, kubera abagore b'abatukazi, ibintu nk'ibyo. Ibyo nabyo ni ibintu byagombye kurebwa abanyarwanda, nimba abantu bari mu nteko bagasesengura ibibazo by'abanyarwanda badashingiye kuvuga ngo byatejwe nande, byakozwe nande. Ibyo ni ku rwego rwa politiki, ariko nibura bagakemura ibibazo bisanzwe abanyarwanda bafite. Ndavuga nk'abo bagiye bahura n'ibibazo byo
guhura nyine n'ingaruka z'intambara yabereye muri Kongo yasojwe n'inkotanyi. Ntibareke kubavugaho ngo nuko intambara yakozwe n'inkotanyi cyangwa nuko ibyaha byakozwe n'inkotanyi, bakabavugaho kubera ari abagore, nibura bakabanza bakitabwaho, kuko hari benshi bagize ingaruka zikomeye na n'uyu munsi wa none, kandi babivuze bashobora kubizira. Ibyo rero bijyanye n'umubare w'abagore, mu by'ukuri ntabwo abanyarwanda bakeneye umubare w'abagore benshi bicara mu nteko, ahubwo abanyarwanda bakeneye umubare w'abashinga amategeko, yaba umugore yaba umugabo, bita ku bibazo by'abanyarwanda. Kuri kimwe twahoze tuvuga n'ubundi, reka turebe n'ubundi ku bayobozi bashyirwa mu myanya kandi batabifitiye ubushobozi. Nk'uko natangiye mbivuga kare, hari bamwe benshi cyangwa se benshi mu bayobozi bagiye bashyirwa mu myanya mu butegetsi bw'u Rwanda, ukibaza n'impamvu bashyirwa muri iyo myanya bikabuye kuyobera, kandi mu by'ukuri batabifitiye ubushobozi, nta na experience cyangwa se ubunararibonye bafite kuri utwo tuzi. Ariko icya mbere ni uko umuntu aba agomba kuba afite ubushobozi n'ubumenyi bushobora gutuma akora neza umwanya ashyizwemo, cyane ko uwawumushyizemo aba yabanje guperereza akamenya yuko uwo muntu koko afite ubushobozi bwo kugira ngo yicare kuri iyo ntebe kandi akorera igihugu, mbese ubushobozi bwo guhagararira igihugu muri rusange. Aha rero twibukiranije nk'iyo turebye amateka yaranze Minisiteri y'Uburezi kuva FPR yafata ubutegetsi mu Rwanda kugeza kuri uyu munsi wa none, usanga ko bagenda bagaruka ku kintu cyitwa ireme ry'uburezi, kandi mu by'ukuri iterambere ry'igihugu aho riva rikagera ryose rishingiye ku banyagihugu, ariko abanyagihugu bize. Umuntu utarize nta guteza igihugu imbere mu gihe tugezemo biragoranye, nta n'ubyifuza, kuko n'intego ya UNESCO niba nibuka neza ni education pour tous, ni uburezi kuri bose, ni imwe mu ntego za leta y'u Rwanda. Abana b'u Rwanda rero kuba barize ni byiza, ariko rero politiki ya Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda kuva muri 1994 yaranzwe no kugira intege nke, arizo zitugejeje kuri uyu munsi wa none nyuma y'imyaka hafi 30 yo kuba bavuga ati ireme ry'uburezi riri hasi. Ibyo rero icyo byagiye biturukaho ahanini cyandindije abanyarwanda, ikishe abanyarwanda muri rusange, ni abayobozi bagiye bayobora Minisiteri y'Uburezi kubera amakosa akomeye bagiye bakora no gushyiraho systeme idahuye n'abanyarwanda, itabereye abanyarwanda mu yandi magambo. Ahangaha nkiri kuvuga kuri iki kijyanye n'uburezi, turi ku buryo amadiplome atangwa, amadiplome adahuye n'ubumenyi, abantu bakabona diplome batarize. Nagiye mbivuga kenshi, nzabivuga none nzabigarukaho, usanga abantu umuntu ngo yize umwaka umwe wa segonderi cyangwa atarageze muri segonderi cyangwa yarize imyaka 2 ya segonderi ngo agiye gukora ibyo bita candidat libre, afite diplome, ugasanga umuntu yarangije university atararangije segonderi. Ibyo byose bigatera nyine bya bindi biza byizingitiranya, bikaza kudindiza uburezi bw'u Rwanda, cyangwa se bikakudindiza ubumenyi bw'abana b'u Rwanda, aho kugira ngo ubone diplome ya segonderi bagombye kuba barize imyaka 6. Simbitindeho cyane rero, abaminisitiri bose bagiye bayoborera minisiteri bagiye barangwa no guhuzagurika no gushyiraho gahunda zidindiza uburezi, ari byo zo ngaruka nyine turi kubaho kuri uyu munsi wa none ku bijyanye n'ireme ry'uburezi. Ibi rero biza byiyongeraho n'ubundi mu gihe tukiri kuvuga ku guhereza imyanya abayobozi batabifitiye ububasha. Muri iyo Minidike hajeho nk'umuyobozi witwaga Mudidi. Minisitiri Mudidi wayoboye Minisiteri y'Uburezi, ni umwe mu bantu bishe uburezi mu Rwanda. Yaje kuvanwa muri iyo minisiteri, ubwo mperutse abafite amakuru yavuga bazatubwire, mperutse nabwo yaragiye gukora muri Kiye, ni muri universite ishinzwe iby'uburezi ikorera i Kigali i Remera. Hari n'abavugaga, sinzi niba amakuru ariyo cyangwa hamye, ko imyanya yahabwaga no muri universite ajya gukora mu by'ukuri itari hawanyije, itari ihuye n'ubumenyi afite, kuko bavugaga yuko yize imyaka 3 ya universite, ariko bakajya kumuhereza kuyobora ibintu birenze mbese ubumenyi bw'iwe afite. Yego ashobora kuba afite n'uburambe ku kazi, ariko iyo umwanya w'akazi ujya gutangwa cyane cyane, reka twibande hari ku bijyanye n'uburezi, bagombye gushingira no ku bumenyi. Ubumenyi rero bugaragazwa n'impamyabumenyi umuntu aba afite. Icyo rero akaba ari kimwe mu bintu wenda uwo muminisitiri ari umwe mu badindije uburezi, barongeye bamujyanye muri universite nabwo kudindiza ibindi byo muri universite ya Kiye y'Iremera, kandi niyo isohora abarezi mu rwego rw'igihugu. Iyo rero akaba ari imwe mu mpamvu zakunze kunengwa n'abanyarwanda n'uyu munsi wa none bakinengwa.
hari n'ibindi byagiye bigaragara nyine muri uko guhereza abayobozi imyanya, ugasanga mu gihugu minisitiri ntazi kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Simvuga yuko umunyarwanda atavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni benshi bagiye bavukira hanze y'u Rwanda kubera impamvu z'amateka y'igihugu cyacu, abana babo bakaza barize bafite ubushobozi ariko batazi ikinyarwanda. Ariko hari imyanya yagombye gushyirwamo abantu bazi kuvuga ikinyarwanda, akaba n'imyanya bagushyiraho wa tekinike bitagombeye yuko uvuga ikinyarwanda. Aha rero ndabivugira ko wumvaga nka minisitiri yagiye kureba abantu ashinzwe gukoresha inama, ni ubutumwa agiye gushyira abayobora, agiye kuvuga mu kinyarwanda, yavuze mu cyongereza batanumva, ugasanga ni ibibazo. Ibi byagiye bigaragara nko ku baminisitiri bitwa Binagwaho, sinzi n'abandi, hari n'abandi benshi tuzi mu nzego z'ubutegetsi, usanga mu by'ukuri umuntu kugira ngo ijambo ry'ikinyarwanda risohoke bigoranye. Nongere bisubiremo neza, ururimi ntacyo rutwaye, ariko ku mwanya wa tekinike byaba byiza. Umuntu atazi kuvuga ururimi ntacyo byatwarana, ariko ku mwanya utuma umuntu ahura n'abaturage, umuntu wese byamutera kwibaza ati ese uwashyize uriya muntu mu mwanya yamushyizeho ashingiye ku ki? Ibi rero tukiri aho dubifatanya na kuriya mwe mu ba minisitiri. Ubundi minisitiri, kuba minisitiri ni umwanya w'icyubahiro, ni umwanya w'umuntu uhagarariye igihugu, mu by'ukuri n'umuyobozi mukuru mu gihugu. Uwo mwanya kuwutanga byagombye cyangwa se byajyaga kera bisaba ubushishozi, bigasaba umuntu ufite ubunararibonye kandi ufite n'ubumenyi, kandi akaba ari umuntu w'inyangamugayo. Ubu rero muri kino gihe umuntu arabyuka mu gitondo ngo yabaye minisitiri, niba ari umushumba yabagize kuba ngo yabaye minisitiri, niho hari abantu rero benshi bajya bahera bavuga nko kuri uyu nguyu bamaze iminsi bakoreraho ikinamico witwa Bamporiki, bakavuga bati wenda umuntu ejo bundi yajyaga gucukura imisarani, ejo bundi yari umuboyi, ejo bundi yavuye mu kiboyi agiye kuba minisitiri. Abanyarwanda bakavuga bati ese kugira ngo umuntu azajya aba minisitiri nuko azajya abanza gucukura imisarani cyangwa nuko azajya abanza kuba umuboyi? Ibyo nabyo bigatera abantu kuvuga menshi. Sinshatse nabwo nongere subira inyuma kuvuga yuko umuntu wigeze aba umuboyi cyangwa umuntu wigeze gucukura umusarani ataba minisitiri, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo uwo muntu kugira ngo abe minisitiri niyo imirimo yaba yarakoze iyo ari yo yose, kuko hari n'abandi bakoze iyindi itari nk'uwo nguwo. Ikibazo ni ukuvuga ngo yageze kuri uwo muntu aba yarageze kuri uwo mwanya ate? Ese yari afite experience, yari afite ubuhe bumenyi, icyashingiweho n'iki? Nibyo bya bindi rero natangiye mvuga nti Perezida Kagame yagiye kuguhereza umwanya, abanza kureba icyo agukeneyeho, cyamara kurangira akakujugunya akabone niba waba umwanya umeze gute. Umwanya utajya ukorwaho, tujya tureba ku byuma by'amashanyarazi. Kera turi abana twigeze tubona abashinzwe ibyuma by'amashanyarazi ari ubwa mbere handitseho ngo danger de mort, noneho rero twitwaga dusoma ngo ni danger de mort. Aho rero bahitaga bandikaho ngo uhegereye wapfa. Nibyo nari nshatse kugereranya rero nuko indi myanya yose arayigaba, niyo waba warakoze jenoside byaragendewe byaragize gute, niyo waba warishe bande, aho utagomba gutunga urutoki ni ku mwanya wa perezida wa repubulika. Ibyo rero tukiri aho ngaho mu buryo bwo gutanga imyanya idashingiwe ku bushobozi, hadashingiwe ku bushobozi no ku bumenyi. Mu by'ukuri abantu benshi nyine baribaza, nanjye ndibaza, nawe uribaza, tukavuga tuti umuntu iryo hitamo riba ryagenze gute ku buryo umuyobozi ugiye kuyobora abana b'igihugu, umuyobozi ugiye kuyobora abanyarwanda, hari ibintu atujuje kandi hari abandi babyujuje muri za miliyoni 12 navuze. Tukiri aho kugira ngo tutahatinde dufate no ku kandi kagingo, hari ikindi kibazo gikomeye nyuma y'ibyo maze kuvuga byose kijyanye n'aho abantu birukanwe mu myanya y'ubuyobozi bazamurwa mu ntera. Abantu bakaba bakomeje kwibaza batese mu Rwanda kugira ngo uzamuke ukomere nuko ugomba kubanza gukora amakosa bakakwirukana, wamara gukora amakosa, wamara kwirukanwa ukabona kuzamurwa mu ntera. Nk'uko tubizi muri rusange mu buzima busanzwe, yaba mu gihugu cyacu no mu bindi bihugu, hari amakosa umuntu akora akaba atamwemerera kuba akizamura atakiri inyangamugayo, cyane cyane iyo yamuhamye. Hakaba hari n'amakosa umuntu yakora akaba yaguma aho yari ari, cyangwa se akaba yabona undi mwanya utarenze aho ari bitewe n'ibyo akeneweho. Ibyo rero bitandukanye n'ibibera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko mu Rwanda ho abantu bakora amakosa rwose agaragara. Hari abakoze amakosa y'imyitwarire mibi, hari abakoze amakosa yo
kwiba igihugu, hari abakoze amakosa yo kugambanira igihugu n'ibindi bitandukanye cyangwa yo kwica abantu, abo bantu bikarangira bazamuwe mu ntera. Abanyarwanda rero bakibaza ati ese Perezida Kagame yajya gushyiraho abayobozi nyuma y'ibindi navuze ajya abanza kureba ibyatangiye? Ikibazo ni uko amakosa baba bakoze akenshi ni nawe yitangariza akavuga ko ari abanyamakosa, nyuma akaba ari wongera gusohora n'impapuro zibahereza imyanya yo kubazamura. Urundi ruhande rero umuntu akibaza ati ese ajya gutangaza ko abantu bakoze amakosa yabanje kubitekerezaho cyangwa ntabyo batekerejeho? Icyo nacyo ni ikindi kibazo cy'uko abanyarwanda bashobora kuba bibaye ari byo kandi ni nabyo, kuko abo yamije amakosa yongera akabazamura. Ni nacyo kibazo cy'uko abanyarwanda bashobora kuba bayobowe n'abategetsi barwaye, kuko umutegetsi uyoboye igihugu kandi uhagarariye abaturage, batowe n'abaturage, ntabwo yafata icyemezo none ngo ejo yongera akisubireho. Ntabwo bishoboka, cyane cyane ko ari icyemezo kiba kigaragara hari n'ibimenyetso bifatika. Muri ibyo rero tukiri aho mu kuzamura abantu bakoze amakosa mu gihe gishize, twumvishe uburyo uwitwa wari Secrétaire d'État muri Minisiteri y'Ubutabera wari ashinzwe itegeko nshinga witwa Evode Uwizeyimana, twumvishe uburyo yakubise umuntu. N'ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda cyo bakora bavuga ko minisitiri yarwanye ku ngoma ya FPR, wenda aho biremewe ko minisitiri arwana n'ibindi bikosa bindi bidasanzwe, ntabwo ko tumenyereye mu gihugu cy'u Rwanda, no mu bindi bihugu ntabwo ari byo. N'ubwa mbere twumvishe minisitiri yararwanye akubita umuntu ahantu yagiye, perezida aza no kubivugaho mu nama avuga ati Evode yararwanye, amwirukana no ku mwanya w'ubuminisitiri wo kuba Secrétaire d'État. Amaze kumwirukana hashize iminsi amuhemba kuba aramuzamura mu ntera mugira senateri. Nk'uko tubimenyereye rero, umudepite ni umudepite mu nteko ishinga amategeko, ariko mu basenateri ni urundi rwego rukomeye, kandi binavugwa ko ni nako bimeze. Umuntu ujya muri sena cyangwa umusenateri ni umuntu w'inyangamugayo, kandi ni umuntu abo bita basaje mu rurimi rw'igifaransa. Ni umuntu waba wigirwaho n'abandi kandi ugira inama abandi. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo wakunze kurangwa no kuvuga ibigambo bibi bitameshe no guhuzagurika. Narivuze uburyo yarwanye, perezida afata n'icyemezo cyo kumwirukana muri guverinoma. Ikindi gikomeye yigeze akora, wenda giteye nabwo abanyarwanda, cyateye abanyarwanda kwibaza, ni umwe mu bantu bataryaga indimi mu kurenga FPR, akaba ari n'umuntu wavuze ijambo rivuga ko FPR ari agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro. Ibyo Paul Kagame yari abizi, yabirenzeho amuhereza iyo myanya. Abantu bakibaza ati ese ni iyihe nyungu yindi bamufiteho kugira ngo amuhereze imyanya yarakoze amakosa ameze kuriya? Icya kabiri ni uko uyu mugabo azwiho ikinyabupfura gike, nk'aho yigeze abwira Musenyeri wa Byumba, yarabashije ikibazo kijyanye n'ingo mu bijyanye n'imibereho, aramubwira ngo ntabwo ngo agire urugo, ngo yamenyete ibibazo by'urugo. Mu by'ukuri ari nko kumumenasa, ndabivuze mu rurimi rw'ikinyarwanda, rw'igifaransa ni nko kumwibasira kugira ngo amwereke ko ibyo avuga atabizi, no kumusuzugura. Kandi Musenyeri ni umuntu twubaha. Ibyo byaje kurangira, biza gukurikirwa n'uko ikindi kintu kitarimo ikinyabupfura yavuze, ni uko yigeze mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru avuga ngo abahutu ni ibicucu, kandi nawe ubwe ni umuhutu. Ukibaza we nimba ari ubuhe bwoko bikakuyobera. Naho bari bamubajije ikibazo, asubiza avuga ngo leta ya Habyarimana ngo yakoze amakosa yo gufata umuntu wo muri opposition cyangwa mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, ngo akaba ari we ishinzwe iperereza. Aravuga rero ngo muri kamere ngo ubundi abahutu ni ibicucu. Iryo jambo naryo ryakweze impaka ndende. Mu by'ukuri uretse uko batanamukurikiranyeho, ni uko mu Rwanda nyine hari cya kintu cy'uko ikintu cyo kudahana ariko gushingiye ku ruhande rumwe. Uvuza abahutu ntahanwa, ariko yaza kuvuga ko abatutsi ari ibicucu, uyu munsi wa none bari muri gereza. Aho rero yarituramiye, abashinzwe gukurikirana ibyaha ntabigeze amukoraho, birangirira aho ngaho. Aha rero yaje guhembwa kuba senateri, nubwo namutinzeho. Hari uwitwa Gasana wari guverineri, yavaga ku guverineri aza guhembwa kumugira guverineri w'indi ntara. Hari uwitwa Gatabazi Jean Marie Vianney wari guverineri w'intara y'Amajyaruguru, bamukuraho bavuga ko afite ibintu akurikiranweho bikomeye, yakuweho aza kugira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, n'uyu munsi wa none ariho. Hari Nduhungirehe Olivier wigeze akora komantere cyangwa avuga ku bijyanye no kwibuka, abivuga uko abyumva, bamukuraho, baba bamwicaje, nyuma baramupandisha bamugira ambasaderi w'u Rwanda muri biriya bihugu by'i Burayi. Hari nyine n'abandi, izo nizo ngero nshoboye kuvuga za vuba aha ngaha.
nkaba mboneyeho no kongeraho ku bantu bamaze iminsi bavuga cyangwa bakomanta cyangwa bavuga ku bijyanye n'ikurwa ku butegetsi cyangwa ku minisitiri bya uriya Bamporiki bavuga ngo ashobora kuba ngo bamufungiye mu rugo iwe. Ibyo ni ubwa mbere bibaye mu Rwanda ku buryo umuntu afunga iminsi ingana gutya ari mu rugo iwe atarashyikirizwa ubugenzacyaha, izo za RIB. Ejo bundi rero abanyarwanda ntimutangazwe cyangwa ejo mu gitondo nuko muzajya kubyuka mu kuva bamuhaye umwanya ukomeye mu gihugu. Abavuze rero bo bari no mu gihugu, hari abatarya iminwa bashongerageje kuvuga nabonye. Ndagira ngo mbabwire ngo murarye muri menge ubutegetsi bwa Kagame uko tubuzi. Ejo mu gitondo ibyaha bamushinja yakoze buzacya mu gitondo bamuzamuye mu ntera, kuko abantu bakoze ibyaha benshi tuzi bagiye bazamurwa mu ntera, bagiye mbega bakora ibyaha bakazamurwa mu ntera. Iki rero tukiri aho kijyana n'uko n'ubundi usanga hari imyanya igenda itangwa mu gihugu itajyanye n'ubumenyi abantu bafite. Ndavuga ugasanga nk'umuntu mu by'ukuri afite ubumenyi buhanitse, yagombye kuba afite icyo akorera igihugu, ariko agahabwa umwanya ugayitse kandi akoreshwa ibintu bitajyanye n'ibyo yize cyangwa se bidafitiye inyungu abanyarwanda. Natanga urugero nk'ikintu bita komisiyo y'amatora yabayeho bwa mbere guhera mu mwaka w'2003, yayobowe n'umusaza witwa Profeseri Karangwa Kirizorogi, uyoborwa n'umusaza witwa Profeseri Mbanda. Hari minisitiri uriya witwa Profeseri Shyaka Anastase, Profeseri Shyaka, irindi sinibuka niba ari Anastase, sinibuka neza. Abo bose rero reka mbere kuri komisiyo y'amatora. Komisiyo y'amatora ntabwo ni urwego rwa leta rwigenga, ntabwo ari urwego rukeneye abantu ba profeseri, ntabwo ari urwego rukeneye ba PhD. Ni urwego rukeneye umuntu uruhagararira ruramutse ari urwego rukorera igihugu. Ariko dukurikije uburyo tuzi komisiyo y'igihugu y'amatora mu 2003, mu 2010, 2017, ntabwo ari urwego rufitiwe icyizere n'abanyarwanda, kuko ni urwego rw'umwijima rukorerwamo n'ibyaha birengeje urugero. Umuntu rero agafata umuntu profeseri wagombye kuba ari ufite ibindi akora, ari gukora ubushakashatsi bwagirira igihugu akamaro. Ibindi bihugu mbona barateye imbere bari mu bushakashatsi. Ejo nahoze ndeba nka kimwe mu bihugu duturanye, harimo aba engineer bari gushakashaka mu buryo bwo kohereza ibyogajuru mu kirere. Ibyo rero nibyo abantu bacu bize, abo bafite za PhD ba professor bagombye kuba bari gukora, bagakora ubushakashatsi butandukanye bitewe n'ibyo bize. Naho gufata professor ukaza kumuyoboza komisiyo y'amatora, komisiyo y'amatora aho uzategeka abantu kwiba, komisiyo y'amatora aho uzateganya abantu kurenganya abandi, aho komisiyo y'amatora aho uzateganya guhohotera abantu. Hari abantu benshi ngiraho bagenda bazana za kandidatire zabo muri komisiyo y'amatora bujuje ibisabwa, bigasaba yuko ajya gutegekwa, agashyirwaho amategeko y'uko iyo kandidatira yanga, agashaka motifu zitarizo. Ejo ni wa wundi utegekwa ko bagomba kwiba amatora, kandi bakajya kubikoresha inzego za komisiyo kugera ku nzego zo hasi. Mu by'ukuri ntabwo ziriya za PhD cyangwa se kuba ari ba professor byagombye kurangirira mu kujya mu matora no kwigishwa imico mibi harimo nko kwiba no kurenganya abanyarwanda. Ahubwo ni abantu bagombye kujya mu bigo by'ubushakashatsi, bakakwigisha muri za kaminuza, bagakora ubushakashatsi kugira ngo bashobore guteza igihugu cy'u Rwanda imbere. N'aya mahanga yandi bagiye bageraho kubera bashyize abantu mu ishuri. Abo bashyizemo nabo bagiye bakora ubushakashatsi bahereye ku masomo bize, bakagera ku byo bafite kuri uyu munsi wa none. Mu Rwanda rero ntabwo tuzagera ku bintu bishyashya, tuzavumbura ibishya tudakoresheje abo dufite bize. Nta wundi uzaza kubidukorera, nta munyamahanga uzabidukorera. Bitari ibyo tuzagoma dukoresha iby'abanyamahanga, kandi mu gihe twagombye kuba turi kwikorera ibyacu iwacu. Iby'abangaba dufite ba professor ibyo bize nibyo n'abandi bize, ari n'abafite ubumenyi burusha ubwa benshi mu bihugu duturanye cyangwa byo mu karere. Niyo mpamvu rero mvuga ko nko kubajyana muri ibyo za komisiyo z'amatora zijya kubasiga icyasha n'icyaha cy'ubusa, bagombye kubareka bakajya mu bushakashatsi. Abakora iyo mirimo bandi barahari mu gihugu kandi bakaba bayirangiza neza. Ndumva rero ntarambiranye cyane, numva naba ngarukiye aho, ariko mbere y'uko bagarukira n'ubundi muri rusange banyarwanda mukurikire radio televiziyo Tuvasa, akantu ka nyuma nageraga ngo nsorezeho nuko hari ikintu nacyo kijyanye no gutanga imyanya
igahabwa abanyamahanga. Muri iyi myaka turimo mu gihugu cy'u Rwanda bigaragara yuko ikintu cyitwa chômage cyangwa ibura ry'akazi ryiyongereye, ryazamutse cyane, sinibuka ijanisha, ariko mu by'ukuri kigaragara nuko abanyarwanda badafite akazi ari benshi cyane. Ntabwo rero bivuga ko abatagafite bose ari abaswa, nta gihugu kitabamo abahanga n'abaswa, ariko icyo nashaka kuvuga ni uko duhangayikishijwe n'ikibazo cy'uko n'ibura ry'akazi ku isoko ry'umurimo. Iki rero tukiri aho kiza kwiyongeraho ko usanga mu gihugu iyi ngoma FPR yangaje abanyamahanga, kandi mu gihe hari abanyarwanda bahari nabo bafite ubushobozi, bize ibisa n'ibyo abanyamahanga bakora kandi bashobora kubikora nta n'ikibazo. Gusa ikibazo kihavuka, buri wese aribaza, nk'uko nagumye nibaza kuri buri ngingo nazamuye hejuru, bakavuga batese aba bantu bo muri FPR bajya kubikora bashingiye kuki? Baba bazi yuko mu gihugu hari abandi bafite ubwo bumenyi? Natangiye mbivuga nko ku bijyanye no guhereza abantu badafite ubushobozi, mvuga nko ku bijyanye na Mineduc, Minisiteri y'Uburezi. Navuze ko kudindiza ireme ry'uburezi mu Rwanda, abayobozi ba FPR babikoze babizi, n'ubu barabizi, bafitemo n'inyungu. Ni nayo mpamvu bajya gushakira abakozi hanze y'igihugu aho kugira ngo bashakire mu gihugu cy'u Rwanda. Kugira ngo abadukurikiranye babyumve neza, nashoboye kunyuza amaso, maze iminsi nyuza amaso mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, naje gusanga ndeba nka universite, turebe nk'ikigo nka Universite y'u Rwanda. Universite y'u Rwanda narebye nsanga hari universite nkuru, ari abategetsi bakuru babiri, wari nk'uwo nakwita perezida na visi perezida wiwe, hakaba n'abandi batandatu bayoboye iza universite z'u Rwanda, amashami agiye hirya no hino mu gihugu. Nasanze muri abo ngabo umunani, harimo muri abo umunani universite 6 n'abayobozi babiri bakuru, perezida na visi perezida. Perezida ni umunyamahanga. Nasanze abayobozi b'izo universite 4 ari abanyamahanga, abandi 4 ari abanyarwanda. Kandi dufite abanyarwanda bize, nibyo nahoze mvuga, ntibajya gutwarwa mu bintu by'amatora byo kwiba, kandi hari ibindi bintu bakora. Naje kureba mu kigo cy'igihugu cyitwa RDB, nsanga abagize inama y'ubutegetsi ba RDB niya yindi n'umuhungu wa Kagame abamo. Nasanze mu bagize inama y'ubutegetsi abantu 3 mu bantu 9 ari abanyamahanga, kandi bahembwa ibifaranga by'akayabo. Naje gutera ijisho ndeba mu nama y'ubutegetsi y'Agaciro Development Fund, cya kigega cyitwa Agaciro. Ejo bundi bahoze babaza minisitiri w'intebe amafaranga bashyize mu kigega cy'Agaciro, biramuyobera. Amafaranga kera bakunze kubinenga abanyamakuru bavuga bati ni ikigega kidafite indiba, koko ibyavuzwe biratashye. Amafaranga yagiye mu kigega cy'Agaciro Development Fund ntabwo kiyigeze ashyirwa ahagaragara, yagiye nyine muri cya kigega kidafite indiba. Ayo mafaranga nta buzirengero ryayo. Abayobozi bayo rero b'icyo kigega, nasanze abayobozi b'inama y'ubutegetsi, hari perezida n'umuzungu. Mbese mu bantu 7 bagize inama y'ubutegetsi ya kiriya kigega, 4 ni abazungu, kandi nibo 4 bagikuriye ni abanyamahanga. Ibi rero nibura nashoboye kubivuga cyangwa se nashoboye kubibona, ni ibice bishoboka. Izo ngero ni ingero nkeya zishoboka nashoboye kubona ingero nyinshi no mu bindi bigo bya leta. Ndavuga ibigo bya leta cyangwa ibyo leta igiye ifitemo imigabane, abayobozi babyo benshi ni abazungu, bagenda bazanwa na FPR kugira ngo baze gukora mu gihugu cy'u Rwanda. Ukibaza rero utese ni ukubera iki hagomba kuzanwa abanyamahanga kandi banahembwa n'amafaranga y'akayabo, mu gihe mu gihugu cyacu dufite abantu bashobora gukora iyi mirimo kandi bakayirangiza neza. Universite y'u Rwanda kuva yabaho ku mwaka mu gihe cyo kwigenga, universite yakomeje kuyoborwa n'abanyarwanda, kandi basohoraga abanyeshuri bafite ubumenyi n'ubushobozi, kandi barangizaga nyine ari wa munyeshuri ushobora kuvuga ko arangije universite. Uyu munsi wa none navuze uburyo ireme ry'uburezi bagiye baryica birere kuri Minisiteri y'Uburezi, bari kujya gufata abanyamahanga akaba aribo bazana ngo bari baza kuyobora universite n'ibindi bigo bya leta. Umunyarwanda rero n'ubundi ngaruka ku cya kibazo akaba yibaza atese iyo mpamvu ituma mujya kuzana abanyamahanga kandi hari abanyarwanda, nyuma mukongera mukavuga ngo hari ubukene mu gihugu bw'ibura ry'akazi. Akazi kabuze gute kandi akazi gahabwa abanyamahanga? Yego turabimenyereye yuko mu gihugu gikoresha igitugu
nta muturage ugira ijambo ni irya banyakubahwa ni iry'abakuru b'igihugu. Ariko se aho mwicaye muzi yuko igihugu ari icy'abanyarwanda, none abanyarwanda nibagomba gushyirwa muri chômage, mu ibura ry'akazi, abanyamahanga baza bagahabwa akazi, bizagenda gute? Ibyo mbisanishe n'ikindi cyuko tuzi ikibazo dufite cy'amasambu mu Rwanda n'imibereho. Uyu munsi wa none leta y'u Rwanda ngo nigiye kujya yakira impunzi zose zo ku isi zize gutuzwa ku butaka bw'u Rwanda. Ngo u Rwanda ni runini cyane, ngo bafite aho batura, ngo nta kibazo, kandi ni igihugu cyiza, n'ibyo kurya birahari n'ibindi byose. Mu gihe abaturage b'u Rwanda bari kwicwa n'inzara, mu gihe umuturage w'u Rwanda adafite mitiwere, mu gihe umuturage w'u Rwanda adashobora kubona n'ayo mafaranga amwe baza kumufungira y'irondo, kugira ngo abone mitiwere baza gutwara n'ihene mu rugo bakazitwara ingwate, bakazajya kuzigumboza igihe yaboneye amafaranga. Ngiki gihugu turimo, ngiki gihugu gihereza inyungu abanyamahanga kikazima abanyarwanda. Twumvikane rwose, mu gihe gitaha mu myaka 10 iri muri 34 ko ariho Kagame yavuze ko azarekurira ubutegetsi, muri 34 sindagura byaranavuzwe kenshi, tuzajya kwisanga dusanga igihugu cy'u Rwanda gituwe n'abanyamahanga, ari nabo bafite ibyiza byose by'igihugu, abanyarwanda ari imbarwa. Akawa mugani w'aba bagabo bajya bavuga ngo aba bantu bari ku butegetsi bw'u Rwanda ni abavantara. Iryo jambo rintera kuritekerezaho cyane, nanjye ngatekerezaho ko iryo jambo bavuga ngo ni abavantara, uretse ko ari n'ururimi rw'ikinyarwanda, batazi ikinyarwanda nibo bavuga yuko ngo ari igitutsi. Rintera kuritekerezaho, nabihuza nuko abantu baza ugasanga abanyamahanga aribo bari guhabwa amahirwe mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe abana b'u Rwanda bitwa n'inzara. Avuga ati koko babantu n'abavantara barakora batagambiriye inyungu z'u Rwanda. Muri make rero, mu gusoza ikiganiro cyanjye kuri uyu mugoroba, nagiraga ngo nshimire abanyarwanda badukurikiranye, kimwe n'abazadukurikirana mu minsi iri imbere, ariko n'ubundi nibutsa yuko muri rusange nkurikije ibyo nabakusanyirije, nagiraga ngo mbabwire yuko guhitamo abayobozi mu gihugu cy'u Rwanda, Perezida Kagame ntabwo areba ku bushobozi cyangwa ku bunyangamugayo cyangwa kuba abaturage bibonamo cyangwa ku bunararibonye cyangwa ku bumenyi. Oya, Perezida Kagame atanga umwanya mu rwego rw'ubuyobozi bw'u Rwanda ashingiye ku nyungu wowe ku giti cyawe agutezeho. Izo nyungu iyo zirangiye arakujugunya cyangwa akakohereza muri gereza. Ibyo niko byifashe. Ariko icyo nabwira, ubutumwa nahereza umunyarwanda kuri uyu munsi wa none nkurikirana muri iki kiganiro, ubutumwa namuhereza nuko abanyarwanda tugomba guhaguruka, ko duhereye ku byo navuze bigaragara ko igihugu cyafashwe n'umuntu mu ntoki ziwe, kandi adashaka kukirekura, adashaka gusangiza abanyarwanda ibyiza by'igihugu, ahubwo ko ashaka kubaheza mu byabo, mu by'Imana yabaremeye. Nkaba nsaba rero cyangwa mbwira abanyarwanda yuko ijambo ari iryabo, aribo bagomba guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo, kuko mu kinyarwanda baravuga ngo uburenganzira buraharanirwa. Nta muzungu uzaza ngo aje guharanira uburenganzira bwawe. Urashyira umwana none mu ishuri, ugurisha agasambu kawe, ugurisha ihene, ugurisha umutungo wawe, ushyira umwana ku ishuri yijya agira gute, ariko nta kazi azabona, kuko akazi gafite ba nyirako bakageneye. Babo ba nyirako rero ni abakorera inyungu za FPR iyobowe na Paul Kagame. Banyarwanda mwese ndabasabye ngo muhagurukire rimwe kugira ngo mubohoze igihugu cyanyu. Harakabaho u Rwanda, harakabaho abanyarwanda, kandi ndizera mfite n'indoto tudashidikanya ko u Rwanda ari umunsi uzagera, ari umunsi buzacya abanyarwanda baririmbe intsinzi. Murakoze, murakarama.